ngende gake ntabwo naje mu basakuza usigaye uvuga ngo n'amafaranga utanga ngo nayo bibiri kureke gato ukajya kabutare hari ukareba ukuntu umuntu aba ari note bakamupigira nta mituweli afite n'inka eshatu ntizishyura ibitaro utagira mituweli n'intebe ntabwo zakwishyura rangije Imana irakurinda umwaka ugashira uri muzima abantu barimo barava kwa muganga induru ziravuga abaganga bifashe nabo birabayobera ariko yarangiza ikamukiza kanseri igukirije mu nzu yayo yarangiza ikabikora nta kiguzi uyihaye yarangiza ukigumura mu gihe kuyivaho nurangiza ugumura umurimo w'Imana urabuza n'abantu bakora warangiza ngo nibyo barajya ibyawe se ubundi barajya ibyawe ubu nibyawe wabikuye kuko nutwiguha nuturi muri akarutuvungukira kuvungurira iyi Mana genera ibonye Imana yimana ibyo bifite yimana amafaranga yafite we ishatse yayaguhiga terura ikaguhereza ariko ibwara kugihe ntabwo induru yawe ariyo izatuma yaguhavuga Imana yambika kositime igakenyeza abakomeye igakenyeza umuntu Bani yahagurutse umuntu akazana igitenge akikuye Dubayi akakizana akavuga kika Yosefa ni wenkeneye ngwino hano akagusohora atakira ibi bintu n'ibyo Mana yamunaje ku nkeke akakimanura akakizana Imana irashoboye we inzara yakurembeje n'ikiro cya 900 cy'akawunga wakibuze igiro cy'igihumbi nticyoroshye niyo ukibonye ukirya cyonyine ugashyiramo umunyu kubera ko nta mafaranga yabuze ukakirya cyonyine ariko iradushoboye ishatse yagukura ku kiro ikaguha akawunga n'ishatse yaterura umuceri gategeka umugore w'umukire akazana umufuka akawutereka iwawe irabishoboye ubutunzi irabufite byo kugira bifite we angana umutima ngurahura n'abakubwira ngo cyaba sinzi kiruko kiba ngo cyaba sinzi irongo y'ishimo ngo ntabyanye kagina ndanza ishatse yabifunga ikinze nta ukingura yakwanitse nta wakwanura ibishatse umva ibyo birakugusha ngo barimo barati yari umuceri umufuka nawe ujya yewe ujya ikiro cya 900 ariko mwese mukati yari litiro y'amavuta nawe ututanga 200 mwese mukaba mwakaranze agura agatebo k'imyumbati wakagura imifungo ibiri y'ibijumba bitewe n'ubushobozi ufite ariko ikintu kinezeza barukora nabonye ntabwo mu nyurwa na byinshi mufite ikiza nuko mu nyurwa barukora iyo mwaka ukabona bakabisiga yo mutambutse abantu babona nk'abaki ukabona mu baki kandi uko ikintu cya mbere muranyi sentwara ukagira ngo harabo abashaka umuntu ufite abana 6 muri iyi nzara buriya koko se buriya koko ntakoresha ntafite akatira afite umuntu umuceneza kananani ntawuhari zasuku zazurebe ariko igabanya imisonga ariko urabona Imana nasezeho Imana sinzongera gutwara iby'abandi yakubwira ko wamugezeho Haleluya amina ndetse kumbwira ngo ndakugaburira hamwe ngo dore iwawe ndategereje igihe bizazira ntabwo nyine reka buriya ninde kubibona nanjye mfiteho yego ko Mana wese ntabikuraje ishinga nawe waje gusengera Imana nanjye ndategereje ugategereza byemezo umutware hanyuma kibaye 30 abantu bacaho bagenda abana beza baraza bakaberekana njye makabike n'iterane binakisenze nuko kura amapanya nanjye yarambye ibindi ubusumba dusome ijambo ry'Imana